ni impanga batuye induba. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire MC Kandan Musa. urwenya ndanze mbaye mbwa comedy show. Guys, murakoze. Right, turagufana. Iyi gahunda turimo n'urwenya. Niyo mpamvu. ariko nyine Riderman, I'm your big fan. Abahanzi bo mu Rwanda nibo bajya batubeshya. Ako Riderman bamwe na bamwe baratubeshya. Ari umugabe ejo bundi watubeshye we. Indirimbo tuyitegereza ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu asohora akantu ko gushyira kuri stati gatoya gasasa. Hanyuma igiye gusohoka, ewe aho kugira ngo hasohoke indirimbo hasohoka filime y'igihinde. Imodoka yinjira muri farumasi, ibigonze umuryango, imiryango yose iraturagurika, habe na televiseri y'imodoka. Ibyo bintu ntibibaho. Barangiza weto nyine, barangiza ngo nuko imbwa zihongoye ivumbi ntibecare biga nyine. Guys, abandi hari ibyo mwashyiragamo hari. Wait. Shoo, babe. Calm down, baby. Sorry. Can I show them Nyash? Yes? You want to show her Nyash? Ladies, come on. Ladies, come on and see the Nyash. Look. Yeah. See. And let me turn around. Yeah. Are you ready? Guys, murakoze. Yeah. Nitwe Musikandi, Nanjye nitwa Musa. turi impanga. Urugo n'induba. Nuko. Yego. Noneho ku bantu mwizera Bibiliya n'abantu mujya musoma n'ibindi binyamakuru, tuzi ko habaye icyo bita isamwa ritagatifu. Oya ntago ari isamwa ritagatifu, abarokore se ngo ntago barimo. Umva ko rubigenda byagenze. Ubundi kera habayeho ibyaha nyine, haza kubaho Yesu ko aza gucungura abantu. Yego. Aje kubacungura noneho baravuga ngo Yesu aravukira mu bari. Noneho rero kandi njyewe ndibaza, uribaza nako nawe nkakubaza, nanjye nkibaza. oya ntago ari wewe wibaza, ni njye ukubaza. Ubwo twibarize hamwe. Okay. Turibaza nk'ubu ngubu iyo biba ngombwa ugasanga wenda nk'ibyo bihe bya Yesu n'ibyabaye icyo gihe bibaye nko muri iyi myaka cyane, kari uyu munsi hari n'ibyaha bikabije koko. Yesu akabonekera, ubwo Yesu akavukira nko mu bari bino. Ariko urumva ntago bajya kureba Korodina wa Karongi basezari yakuru w'i Kigali. Ntago bibaho. Bareba bari b'i Kigali akavuga ati niho Yesu Kristo agiye kuvukira. Ariko byagorana. Ano musarika mwe ibintu dukora. Wowe n'ubundi wakuyeho. Oya byararangiye. Njyewe reka nimere nka marayika Gabriel. Wowe marayika Gabriel. Wowe n'ubundi kuko wakuriyeho rimwe ukurireho rimwe. Oya byararangiye, agahuna gakuye kuntuza ariko akagashanga. Nuko noneho ngiye kuba umwari ubereye u Rwanda, sibyo? Umwari ubereye u Rwanda. Hari akantu abakobwa bajya bicara batunaritse umugongo ku mamoto, niba nkabasha ko Nyashi zitaza. Cara neza wa mwa. Okay. Muyango Karame. Yitwa marayika Gabriel. Marayika nsanzwe numva. Yego n'uwo nguwo nohereje na data wa twese wo mu ijuru. Mu bijyanye n'iki se ubwo ngubwo? Agiye kuvuka umwana w'Imana. Hanyuma ivuka ry'umwana urumva ngiye rindeba iki? Muyango Karame. Genda gake kuko ibi bintu byose biri mu gushaka kw'Imana. Erega ibyo ndabyumva n'ubushake bw'Imana, ariko nanjye nashatse kimenyi wanjye. Nese kimenyi wanjye ngiye niba tubanye neza ibyo bintu mubinkureho murebe handi hanajya kuvukira. Erega nta nubwo ari nanjye gusa, cyane ko ntari umukobwa ukina hitingana nabyaye ngiye byaranarangiye. Dore muri mugende murebe abo ngabo bakomeye mu ruganda, bajya murebe Aisha nawe yabafasha. Muyango kuri kugora intumwa y'Imana. Ntago ari ukugora, ahubwo ngiye nuko nifitiye uwanjye unihebeye
genda ureba Ayisha niba udafite aderese umurebe. Ayisha mwana wa mama unzireho. Uranyita umwana wa so cyangwa wa nyoko ngenzi gweje uturukamo. Ayisha hagiye kuvuka umwana w'Imana. Hanyuma bakubwiye ndi marayika Gaburiyeli. Yego Gaburiyeli. Rero twaguhisemo. Mu bijyanye n'iki? Kari wowe usama ku bwa Roho Mutagatifu byara umwana w'Imana. Umva mundinda amagweja n'ibimonyo. Undinda umugweja n'ibimonyo ubundi nanjye uwo mwana ndamubabyarira. Ayisha humura kuko n'ubundi uzasaba ku bwa Roho Mutagatifu. Kaho nyumvira noneho ibintu bya Roho Mutagatifu se nta n'ikintu umuntu aba yumva gusa ibyo ni ibiki? Roho Mutagatifu ikaza ikajyamo gusa nta n'ikintu umuntu yumvise. Ayisha ni iki ukomeje kwinangira? Oya iyo nda niba mushaka ko nyitwita murebe umusitiya y'intere. Ayisha karame erega ntago ari njye muntu wakwibandaho njyenyine. Dore niba wagiye no muri entertainment dore hari akandi gakobwa kabuza hari undi mwari wabuza aderese nawe wirirwa wirukanka mu bintu birangangwa by'ababesto nawe wamureba. Nawe wamureba akagufasha. Jessica yitwa marayika Gaburiyeli. Yego noherejwe na data wa twese wo mu ijuru. Yesu mwana muranshaka. Jessica karame hagiye kuvuka umwana w'Imana. Yego rero wahiswemo. Bagiye mu bakora iki se? Mu batwita basamwe ku bwa Roho Mutagatifu. Yego ko mana ubwo se mwagendeye kuki? Nyambo twasanze ari wowe mukobwa ucyujuje ibyo Uwiteka asaba. Ibiki se ubwo ngubwo? Ni wowe ukiri isugi. Ariko rubanda bazi kureba amasugi nanjye nkabisugi. Kereka ubwo ibintu byo gupima amasugi kereka niba mwarabikoze mbere ya birthday ya Titi naho niba byaragize ndagusetse. Umva erega nkubwire ibyo bintu binkureho rwose. Genda urebe akoreka mwereke. Genda urebe Brian agufashe nawe n'umuntu nawe n'umwari uri aho ngaho nawe yagufasha. Ibyo bintu binkureho. Nyambo suzuye umwana w'Imana kanigire kwa Brian. Oya genda. Gateka Brian. Ngonde? Ntago nyumva ndavuga Gateka Brian. Ariko jiko numva ushaka kunkanga. Urambwira ngo ntago numva se none ingi urabona ari watermelon none zino urabona ari insinga zifashe. Ariko ji ubundi munywa ibiki? None ntago ariko witwa umva ji sinzi aho uturutse ariko simbizi n'abana kumbwiye ibyo we hari izina twahawe nk'abanyarwanda uranyumva? Hari izina twahawe byo kunyita ngo Brian se ninde? None witwa nde? Gateka Kagame Brian. Gateka Kagame Brian. Agutumweho na data wa twese wo mu ijuru. Ariko rwose ati iki se nyabo? Hagiye kuvuka umwana w'Imana. Gaho nyumvira none wahiswemo. Uretse gatoya ndi mu barongora cyandi mu barongorwa. Brian karame wahiswemo ugiye kubyara umwana w'Imana. Ariko se jije hako nje naranume none nangize ngo ni hakandi gatante bugiye kuzana za migisa abanzi bakaganya none ngo umwana w'Imana ndamutwitira hese kubera iki? Herega mwana jibyo bintu by'indujyo binkuraho niyo nari mfite narayibagishije nyisiga muri Kenya ibyo bintu binkuraho. Reka nkubwire
njye hari umuntu nakuze mbona mu ruganda yarahitinze, genda urebe Shadi ya Shadibu yabigufasha. gateka karigiye kwa Shadi. Nyaruka. Mbabazi Shadia. Yesu mana karame. Nitwa Marayika Gaburiyeli. Yesu we umwe njya numva. Yego nuwo nguwo noherejwe na data wa twese wo mu ijuru. Shano kuri mana ndishimye. Watumweho. Natumwe mu bijyanye n'iki se? Hagiye kuvuka umwana w'Imana. Yesu we none twasanze ari wowe ugomba kumutwita. Mana yanjye uretse hari umunzani agaperi kanga turavuga. Urakoze shu. Twasanze ari wowe ugomba kumutwita. Mana yanjye ariko mana umva nta hantu Imana itakura umuntu. Yesu we umva nari naranyaye ku kayiko ako mana Uwiteka arantaturuye. Shadia karame ko wishimye cyane bigenze bite? Nukuri kw'Imana dumva byari byaranze nta muntu ukimvuga, abandi barabonye abantu bahita umva uza bwana bwaje mu ruganda bwankuye. Kuntu wishimye kanumve neza witeguye kubyara umwana w'Imana. Oya nta kibazo rwose, ahantu hose ucekinge umwana w'Imana ngenda mubyara. Ego numve neza kaho umwana azavukira hateguye. None sibyo nabyanga ko numva ibintu bibyimbye. Nta kintu wumvise se? Kumva ibintu by'iminkanyari. Oya mana ubwo se basi wendi yanga umva ndamubyara. Uzabyara umwana w'Imana mu minsi 3 urasama. Bishoboka bite ko ndi muri Onabo?